Umugabo w'umugore amaze kuba yapfa, umugore yafashe umwanzuro yuko agomba kuba yakica umwana wiwe yasigaranye, agomba kuba yakishakira undi mugabo. Barakwereka aha ngaha yazanye imodoka umwana neza, amutereka imbere y'amapine neza ngo abe yamugonga. Kumbe mu kuba yamugonga papa wiwe yahise amubonekerwa nk'umwamarayika, atangira kuba yasunika imodoka, arayifata arayihagarika, arangije akuraho umwana wiwe. Ariko we yavuga ati kibondo cyanjye, ati humura imore, ati ntacyo uza kuba. Umugore yakomeje akandagira yakiserera imodoka, ariko ntiyari iri kuva aho ngaho. Icyo Imana irimo cyangwa se icyo Imana idashaka ko kikubaho ntabwo cyakubaho, cyangwa se nubwo wagira uta umwanzi wawe icyo yagukora kose Imana ikigufiteho umugambi ntacyo uba ugomba kuba. Umugabo amaze kuba yakura akana kiwe mu nzira yahise abura, arangije umugore niko kuba yasohoka, arangije ageze ahangaha niko kuba yakubitwa n'inkuba asanga akana ntagahari. Areba neza aravuga ati se njye ndi kurota? Yatangiye kuba yakitotomba, ariko we yavuga ati kiriya cyana ko navuze ko uyu munsi kigomba kuba cyapfa. Atari ko mana, ati niki uri kuba wanyifuzaho, cyangwa se ni uwe mugambi ufiteho? Ati njye icyo ndi kuba nagusaba ko ari ukureka nkica kiriya cyana gusa, ati nkaba najya kwishakira undi mugabo. Ati hari ikindi kintu ndi kuba nagusaba koko mana, ati wamfashije ukareka ukamvanira uriya mwana mu buzima. Kumva kiri kuba yakitotomba ari kuba yavuga amagambo menshi. Umugabo yarongera aramubonekerwa, aramubwira ati ariko wewe warasaze? Ati cyangwa ntabwo wasaze, uba muzima. Umugore niko kuba yamubwira ati ariko ni gute wakongera kuba wambonekerwa papa Samu? Ati ko nzi ko wapfuye. Papa Samu niko kuba yamubwira ati kuba narapfuye ntabwo bivuze kuba ntareba umwana wanjye cyangwa ntakomeza kuba namurinda. Ati igihe cyose nzaba nyiriho ngomba kuba namurindira umutekano. Umugore yatangiye kuba yamubwira ati ariko njyewe urabizi ibyo ngibyo ntabwo bindeba. Ati ubu ngubu icyo ndi kuba narebaho njyewe, ati ni inyungu zanjye, ati kandi ntabwo gihari. Papa Samu niko kuba yamubwira ati rero ibyo byose uri kuba wakikozwa, ati buri gihe mba mbireba, ati kandi niyo mpamvu uba agomba kuba natabara umwana wanjye. Yatangiye kuba yamwibutsa n'ubundi ubwo yageragezaga kuba yashaka kuba yakica akana ka Samu, ariko kuba yakabwira ati papa ubu ngubu yamaze kuba yagenda, nkeke ko cyangwa se ntekereza yuko ahantu ari ugiye kuba wamusangayo mukagumana, ati kuko ngenda abona nagukeneye. Kumbe hari imodoka yaturukaga ruguru ndetse iri ku muvuduko mwinshi yafatiyeho, ubona ko ifite gahunda. Umugore niko kuba yafata ka kagare karimo umwana, arangije agasunikira hirya ngo imodoka izigonge wa mwana. Kumbe papa Samu nawe yari hafi aho ngaho, arangije niko kuba yakegezayo akagare. Imodoka yari iri kwihutira aza iratambuka. Imaze kuba yatambuka, papa Samu niko kuba yagarura umwana w'aho ngaho. Umugore arangije niko kuba yakitegereza, papa Samu muri ako kanya yahise abura. Umugore yakomeje avuga ati mana urakoze kuba unyikije umwana, ati ndatekereza ubu ngubu najya kuba nakikorera imishinga yanjye nta kibazo mfite. Ati kuko ubu ngubu uyu mwana we ibyiwe byabashije kuba byava mu nzira, atakiwe nabashije kuba nagakemura. Ati si ubu ngubu noneho umugabo wanjye ndaza kuba namushimishira ijoro, mbe namubyarira akana. Akiri kwivugishwa utugambo twinshi, guhindukira niko kuba yabona Samu hirya ku ruhande. Aravuga ati mana yanjye, atari kubera iki cyana kidapfa? Ati navuze ko ntagishaka. Ati kubera iki kuko Imana iri kuba yankora ibi ngibi? Ati se mana, ati nagukoreye iki kubera icyo ushaka kuba wambuza umugabo? Ese tutabeshyanye mwe muri kwa mwarebeye inkuru, uyu mwana atwaye iki umugore? Umwana ko atazi no kuba yarya, wenda ngo ari kuba yakonsoma ibyo kurya, umwana mutwaye iki koko? Hari igihe umuntu akwanga nta kintu umutwaye akagenda akakugirira ishyamba. Ahangaha umugore amaze kukubona ko umwana kuba yamutega imodoka ngo zibe zamwica bitari gukunda, yaramuteruye aravuga ati ubu ngubu, ati ngiye kuba nashaka ahantu musiga, ati kuko ibi ngibi njye sinabyiviramo. Ati papa wawe yaba agushaka yakagombye kuba yararetse gupfa, cyangwa se yararetse kuba yagenda akaguma kuri iyi si akabasha kuba yakwitaho. Ati rero njyewe, ati nta mbaraga mfite zo kuba ndi kwirirwa mpekanye nawe cyangwa se ndi guhangana nawe ngo ndi kuba nakwitaho. Reka ibyo ngibyo sinabishobora, sinabibonera n'umwanya. Kumbe umugore ibyo byose yari ari kuba yabivuga hano afite bibero y'umwana irimo amata,
sinzi icyo yari agiye kuba yayikoresha noneho kuri aka ka mwanya, ariko yari ari kuba yavuga ati ndatekereza noneho iyi ngiyi cyangwa se uyu muti ngiye kuba naguha uri buze kuba wankorera ipari. Disi bibero yari iri ahangaha mbanza itarimwo n'amata ahubwo yari amazi yari arimo uburozi uyu mugore yari agiye kuba yahereza umwana. Yatangiye kuba yamubwira ataheza mu ijuru, amuririmbira ataheza mu ijuru, niko nako komeza aseka amubwira ati ubu ngubu wowe ati uyu munsi ntabwo uri bube wancika, ati se uraza kuba wancikira he noneho. Kumbe muri ako kanya umugore agiye kuba yatangira guha umwana w'amazi, papa wiwe papa Samu yahise abonekerwa atangira kuba yamubwira ati ibingibi sinzigera nemera ko biba habe na gatoya, umwana wanjye azabaho ati kandi ndabizi neza kazaramba ubuzima bwe bwose bubaho azabaho yishimye. Papa Samu yaraje ya mazi yarayejeje, umugore akomeza apuriza umwana amuhereza amubwira ati wowe ndabizi mu kanya kari buze uraza kuba wapfuye. Ndetse umugore ya mazi yari yuzuyemo aho ngaho yose yayapurije mu kanwa k'umwana, aratangira kuba yavuga ati ibyo uri kwigira byose uraza kuba wapfa. Atari ku bundi papa Samu cyangwa se papa wawe ibyo aba yikora noneho uyu munsi katabashe kuba yabonekerwa ahangaha ngo abe yagutabara, ati n'ubundi biriya byose ni ibyo aba ari kwigira. Ati ubu ngubu ati nta hantu namwe uza kuba wanshikira wowe, ati mu kanya tugiye kuba turi kukuririmbira ngo aheza mu ijuru ndi kuba nagushyingura usange iyo papa wawe. Umugore mbanza yari yaranahuye n'ikibazo cy'ihungabana kuko yakomezaga yijujuta yitotomba avugira uti ubu ngubu uraza kuba wapfa, ati ndatekereza uyu muti naguhaye uri buze kuba wakora, ati ubundi ariko iki cyane ubundi ati kubera iki kidapfa. Disi uyu mubyeyi bigaragare ko nta mpuhwe na nkeya yari afite, ntabwo nakagombye kuba ndi no kumwita umubyeyi kuko ntabwo ari umugore uyu nguyu, ntabwo yavamo umugore muzima kuko umugore ufite umutima nk'uyu ntabwo yaba ari we. Kumbe barakwereka umugore ibi byose yajyaga akora nibyo papa Samu yari ari kuba yamunyuriramo ari kumwibutsa. Yabonye imiti yose cyangwa se inzira zose yanyuzemo ari kuba yakica uyu mwana, yagerageje kuba yamuroga, yagerageje kuba yamutega imodoka, umwana aranga ntiyapfa abaho, niko kuba yahitamo kuba yamuzana ahangaha mu muhanda ngo abe yamwica. Umugore yakomeje yegera ahangaha imbere abwira umwana ati ndakeka uyu munsi noneho ipine ryanjye riri buze kuba ryakunyura hejuru, ati uri kuba wanyumva wa cyana we. Disi akana kari kakiri gatoya katabasha no kuba kakurura ijwi ry'umuntu uri kuba wakavugisha cyangwa se katabasha no kuba kavuza induru, ariko uyu mugore nawe ntabwo yari mwiza habe na gatoya. Umugore washaka kuba yagirira umwana nabi cyangwa se yakica umwana, buryo uwo ntabwo ari umugore cyangwa se nta nubwo aba azavamo umubyeyi. Ubwo amaze kuba yamushyira hasi y'ipine cyangwa se amaze kumushyira mu ipine, niko kuba yakinjira mu modoka ariko yavuga ati ubu ngubu ngiye kuba nakurangiza. Mbibutse ibi ngibi byose ni iby'umugabo papa Samu yari ari kuba yamuganirira. Twagarutse kuri uyu munsi wa none umugore ari kuba yamubwira ati ngiye byo nashatse byose kuba nakora, ati zari inyungu zanjye, ati se wowe wumvaga umaze kuba wapfa uyu mwana nzabasha kuba namurera ndi njyenyine, ati ibyo rero njyewe ati ntabwo nari kubivamo, ati nta nubwo nari kubona umwanya wo kuba nakita ku mwana, ati uranyumva neza. Hari igihe ushakira ku ruhande rubi cyangwa se umuntu muri kumwe akaba atari mwiza habe na gatoya. Umugore yakomeje kumubwira ati kandi jyewe ati ntutekereze ko uwo mwana wawe rwose nzabasha kuba namwitaho nk'uko ubishaka. Papa Samu yitegereje umwana we arangije aramubwira ati mwana wanjye humura ntacyo uzaba mu gihe nzaba nkigihari, ati ubu ngubu ngiye kuba najya kuba nagushakira ahandi hantu ngomba kuba nagusiga ndetse hatekanye. Muri ako kanya yahise abura nk'uko asanzwe abura abamarayika babura. Ako kanya yisanga ahangaha, ndetse ahangaha hari umugabo w'umufundi wari wibereye mu kazi kiyo guhindukira abona papa Samu niwe ugarutse ari umuzimu, niko kuba yavuga ati papa Samu ati gute byashoboka kuri ahangaha, ati gute byakunda ko ari wowe ndi kuba nabona. Papa Samu niko kuba yamubwira ati Jeff ati naje kuba nagusaba serivisi ahangaha, ati mu by'ukuri ubuzima bwancanze ahantu ndi kuba, ati umwana wanjye abayeho nabi. Jeff niko kuba yatangira kuba yamubwira ati umvirize mugabo,
ati ibyo ngibyo nibyo uje kuba wansaba. Ati urabizi njye nawe twabaye inshuti magara mu buzima bwose twabanyemo. Ati urabizi nta kintu natuma utinya kuba wansaba. Ati mbere ho gatoya, ati sanabe nagufasha ku mwana. Jeff niko kuba yaterura umwana, atangira kuba yamubwira atumvirize kibondo, atumviriza amaboko ya anko wawe. Disi kubera ubushuti umugabo yarageze ahantu amugira anko w'umwana. Papa Sam niko gutangira kuba yabwira Jeff ati Jeff urabizi ngiye ntabwo nkiba muri ubu buzima cyangwa se mu mubiri wanyu. Ati rero ndatekereza ugomba kuba wakita kuri uwo mwana. Ati kandi uzamwitaho ukoresheje ubutunzi bwanjye kuko nanjye ntabwo nari mubi cyangwa se nari umukene. Papa Sam yatangiye kuba yakereka Jeff umwe mu buzima umwana we yarabayemo. Jeff niko kuba yamubwira ati se ko mbona ibyo bintu ari amayobera matagatifu. Jeff niko kuba yamwereka, nako Papa Sam niko kuba yakereka Jeff ukuntu byari bimeze. Jeff niko kuba yazana umwana ahangaha, arangije amusubiza wa mugore niko kuba yamubwira ati se wowe umwana uri kuba wamuzana ahangaha ubu tuzamwitaho gute, tuzabasha kuba twamurira gute nta mafaranga. Jeff yatangiye kuba yabwira umugore ati ariko kubera icyo uri kuba wavuga ibyo ngibyo mbibutse n'ibyo Papa Sam ari kuba yakereka Jeff ari kuba yamubwira ati so waretse nkaba namusubiza umugore wawe. Umugore we yakomeje abwira Jeff ati njyewe iki cyana ntabwo nshaka. Jeff yari ari kuba yamwereka cyangwa se Papa Sam yari ari kwereka Jeff ati nuza no kuba wamuha amafaranga agaze kumwitaho, umugore araza kuba yabara amafaranga, namara umwana be yajya kuba yamujugunya. Umugore yatangiye kuba yakibarira umufunga ahangaha, ariko uvuga ati wacyana we, ati ndabona wowe uri ubucuruzi ahubwo, ati ngiye kujya nkuryamo amafaranga menshi. Umugore niko kuba yatsimbura ava aho ngaho, ndetse arimo aranaseka ibyishimo byamurenze. Barakwereka ko n'uyu munsi wa none Papa Sam nibyo kiri kwereka Jeff, ari kumwereka ko nyuma y'iminsi namara kuba yamumuha umwana ndetse n'aya mafaranga umugore azamumugarurira, agatangira kuba yamubwira ati umwana wawe ugomba kuba wamwitaho. Ati ngewe ibyo ngibyo, ati ntabyo ndimo ngomba kuba najya kuba nakishakira umugabo. Disi uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa nawe banza atari muzima mu mutwe wiwe cyangwa se yari afite ikibazo. Kumva ari kugenda ahangaha yarongeye akubitana n'umugabo we wapfuye Papa Sam. Papa Sam niko yamubwira ati ariko Julia, ati ubona ibyawe buriya bizarangira gute? Julia niko kuba yatangira kubabwira Papa Sam ati narakwiyamye ntukazongere kuwangira mu nzira wowe. Ati n'ubundi wowe urabizi uri umuzimu. Ati gute ukomeza kuba wangarukira mu nzira kandi mba ari kwihigira nibereye mu zanjye. Papa Sam niko kuba atangira yamubwira ati ubuzima bwawe ndi kubona bwarangiritse. Ati usigaye ubayeho nk'ikigoryi cyangwa se nk'umuntu utagira hepfo na ruguru. Ati ubundi gute waje kuba umuntu umeze gutya nk'utuzuye? Papa Sam niko gukomeza gusomera umugore wari uwe ubu ngubu ushaka kuba yakishakira undi mugabo. Papa Sam niko kuba yamubwira ati mbere yuko ngenda, ati ngiye kuba naguhindurira ishusho. Kumbe Papa Sam muri ako kanya yahinduye wa mukobwa wacu twabonaga mwiza, amugira agakecuru ka nta kigenda ndetse umuntu yabona akaba yagakubitira ubusa. Papa Sam yatangiye kuba yamubwira ati ibyo ngibyo nibyo abantu babimukwiye. Ati rero nawe dore ubwiyemezi bwawe ahantu bubashije kuba bwakugeza. Umukobwa yatangiye kuba kwikoraho ngo yiyumve, asanga yabaye agakecuru kamwe rukukuri ndetse umuntu yareba nabashe kuba yanakifuza kuba yavugana nako. Papa Sam niko gukomeza yisekera avuga ati ibi byose ni ingaruka z'ibyo washatse kwikora cyangwa se wikoze. Ati ibingibi ntihagire umuntu n'umwe ubishinja. Ati ntihagire umuntu n'umwe uba wabishinja. Muri ako kanya Papa Sam niko guhita yongera kwigendera. Umukobwa asigara ahangaha ari kuba yahendeza cyangwa se arira cyane avuga ati mani ibingibi ni ibiki nkoze? Ati kubera iki wemeye ko bimbaho? Barakwereka Jeff ahangaha nawe yagombaga kuba yasigarana inshingano nk'umugabo ndetse nk'ahanko w'umwana akaba yajya kwita ku mwana ndetse akaba we yamurera neza ndetse akazamuha uburere mpaka akuze. Barakwereka muri ako kanya Jeff agiye kuba yagenda papa w'umwana. Papa Sam niko kuba yagaruka arangije atangira kuba yamuhamagara ati Jeff,
ati ndatekereza mu buzima ugiye kuba watangira bushyashya uzakenera ibi ngibi. Jeff niko ko yambwira ati papa Sam ati urakoze, iyi ni nk'impano umpaye, ati uyu mwana rwose nzabasha kuba namwitaho. Kumbe papa Sam yamuzaniye bumwe mu butunzi bagira mu ijuru, nk'umwamarayika wamuzaniye ku butunzi. Ahangaha aramubwira ati ibi ngibi ni ibyawe n'umwana wanjye Sam. Jeff muri ako kanya ntiyabyumvaga, yatangiye kuba yareba umwana aramubwira ati mbanza uyu mwana ari umugisha kuri njye. Papa Sam niko ko yamubwira ati se none urumva nari kuguha umwana simbe naguha amafaranga yo kuba wakoresha uri kuba wamurera? Ati ndakwinginze fata ibi ngibi, ati kandi byose ni ibyawe, ati kandi nizere ko wowe utazambera nk'uriya mugore, ati uzabasha kuba wanyitira ku mwana. Papa Sam yari amuzaniye zahabu nyinshi ndetse zimwe utapfa umaze, ndetse n'amafaranga yazivamo yaba ari menshi cyane, niko kuba yazihereza wa mugabo Jeff. Aramubwira ati mbifurije urugo rwiza n'umwana wanjye mugiye kuba mwatangira rushyashya, mwirinde guhemuka no kubaho nabi ndetse no kugirira abandi nabi. Uyu mugabo Jeff kuba yaremeye kurera umwana byamuhinduriye ubuzima, abasha kuba yaba umukire. Ndatekereza agiye gusezerana n'ubuzima bwo kuba yaba umufundi. Reka nkwibutse kuba wadukorera subscribe utazacikwa n'izindi nkuru nk'izi ngizi, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kumva iyi nkuru, ndetse like na share ni ingenzi cyane. Jeff yatangiye kuba yareba hejuru mu kirere, arangije abwira Imana turakoze, ati ubu ngubu tugiye kuba twajya mu rugo rushyashya. Jeff yafashe umwana batangira kuba bava aho ngaho berekere bajye kuba babaho mu bundi buzima ndetse bushimishije busamaje.